mukeneye kubwira abantu ukuri kuko nta bushobozi mufite bwo gufasha abantu, ni Imana ifasha umuntu. Kuko igihe uri muri situation itari nziza nta muntu ugukunda, kuko n'abantu muri famiye yanyu bakuvaho iyo ukennye. Ariko ndagira ngo utangarize ko noneho abantu batakwitaho cyane ukennye ni abapasiteri. Ntibaguha n'agaciro mu rusengero. Ntabwo yakaguhateze, yakaguha gute? Uraba umufashe iki? Uraba uri bukora iki? Wabuze ituro kandi ituro rizana umugisha, sibyo? Wabuze icya 10 kandi icya 10 umushumba aragikeneye, sibyo? Ni itegeko ry'Imana. Muri make uraho gusa, ntacyo umaze, niko nabyita. ntacyo nguye urusengero. Kandi wowe nuhaguruka ukagenda ukaza ufite inoti yawe ya 5 ugatanga icya 10 ugatanga n'amaturo umutima ukunze, Imana iraguha umugisha, ugenda uzamuka n'ubu pasiteri batangire bakubona. Ariko bro, we ntago urava kuririmba ufite umwuma ngo uririmbe nubwira umuntu ati wanguriye n'amazi akubwire ngo mu giseke nta cyabonetsemo, kandi ubizi ko abantu barenga 300 batanze amaturo. Ariko ikibazo abapasiteri bafite abana benshi, sibyo? Icyo ngiye mbona rero nibabe open, bareke gufata abantu nk'abacakara, bareke gufata abantu bababeshya babakanga. Nujya muri bino zapfa, Imana izaguca, izakwica. Ntabwo Imana izatwica bro, Imana izakwica kubera yuko wakoze ibitagendanye n'umurongo wayo. Apana ibigendanye n'umurongo wa pasiteri, apana bigendanye n'umurongo w'abashumba bacu. No. Kuko njyewe kuza mu rusengero ni inyungu zanjye mbere na mbere, ntabwo ari inyungu z'umushumba. Uri kubyumva? Ariko hari abantu basiba mu rusengero pasiteri bakabahamagara kubera inyungu bafiteho. aho kiraho ngo hari abahabwa icyubahiro mu rusengero kubera ko bafite agafaranga. Of course. Niko gukorera Imana kwiza. None so njyewe ntago twanganya kandi simba judginga n'abantu nabivuze. Abapasiteri badukeneyemo umusanzu wacu, nutawutanga nyine uzaburiyo. Hari terime ya gisirikare njya nkunda banga mu byuko mu cyaro nyine. Uri kubyumva? Muhaguruke muze dukore, dufashe abandi batarabona akazi twebwe. Kuko njyewe ubuzima nanyuzemo ntago nakubwifuriza umuntu. Iyo ukennye ukajya gusaba umuntu mu rusengero baguciraho imigani. Niyo waba uririmba gute? Niyo waba uririmba nka marayika, ubwiriza bingana iki? niyo waba uzi kubwiriza gute, iyo uri umukene, ntago mbivugiye ko ngenda umukire, oya, kuko amafaranga membwa ni make cyane. Ahubwo mbivugiye ko ubwo buzima mbubamo. Ukajya gusaba audience ngo ushaka guhura n'umushumba, ushaka kumara ibyumweru 3 utarahura nawe, kandi ari umushumba wawe, kandi ufite ikibazo gikomeye kiri seriye. Ukeneye umushumba ko agusengera, ukeneye no kumubwira umushinga wabonye. Ufite turuwasi umuntu yaguhaye, umushumba nsengera n'amafaranga, grand frère, Yesu we, ukamara ibyumweru 3 utaramubona, kandi abashyitsi baza bakamubona. Ariko kubera ko bafite, kubera ko ari akantu bafite. Rero niyo mpamvu ari umunyenga kubaho ukora, ariko uzi kujya gusenga ufite umuveri mu mufuka byawe. Nshuti yanjye uri busohoke ukagura akaboga, eko sha unaririmba umeze neza. Yesu we, uzi kuririmba mugenzi wa karembo ugakuramo 1000 ukamuha tipo. Mugenzi waririmbye arasuka akajya kunywa amata akagaruka afite amavuta, kandi benshi bafite inzara sha byihorera. Man, Emi, ngiye mbabarira rwose ibi bintu. Inzara ikakwica, inyota ikakumenagura, ukaririmba indirimbo bagafashwa. Abandi bafite amadolari babahaye, wajya kumusuhuza ukabona afunze ikirahure cy'imodoka. Ari akantu kamwe ngiye bino mvuga nibagira ngo abapasiteri nta kibazo nakubwiye ngo ntago ngiye navuga abashomba, ndabubaha.
ariko hari abashumba mani aya bakabya mazina turayubaha nubwo Bakabya. bakabye ko turabubona bazi ko hari umupasiteri wigeze kumbwira nigeze kujya kuririmba ahantu ndaririmba umuntu ahita ambwira ngo ejo uzansange kuri hoteli yari umudiyasipora noneho ngira ukuntu ndemwe nimba umuntu nyine mushumba sinjye naka umuntu nimero ngiramo akantu nyine ko kubwibonemo gake kuko nanjye ndirimba ntago napfa kujya kwaka umuntu nimero kandi wowe muri kumwe muziranye ndagenda mbwira umushumba ati runaka yambwiye umpe nimero ye ejo nzamusange kuri hoteli ampe fone icyo gihe nta fone nagiraga tujye tuvugana kuri WhatsApp narangiza ampe n'ituro rimeze neza none nagize ibyago yemerera mu rusengero ibyuma pafure ebyiri na piyano arangije nanjye nyine amasandolari ahita avuga ngo ahita abwira nyine umushumba ati uno mwana namunezerewe ndashaka kumuha ituro azansange kuri hoteli uzi ukuntu umupasiteri yambwiye se nubishaka nzaguha verisiyo yindi ariko birasekeje uzi ukuntu yambwiye yarambwiye ngo ntukajye ujya guhura n'ibifi byanjye kandi dusenga amasengesho y'iminsi 20 uri kubyumva iminsi 30 tuyisenga buri munsi none se ubwo nimba wowe kandi ukaririmba ugataha wanaririmbye saa 3 bro nunakererwa kimwe mu bintu abantu bagorerwaho na worship leader iyo wakererewe bibi ntambara wowe umaze kwigira ukuntu umaze kunanirana bimeze bite waraguye byagenze gute urimo urabyumva waraguye urabyumva ariko burya wowe yari n'igihe ugira imbaraga nkeya z'umubiri ntagazi uwo mupasiteri ntagazi ko wariye ntabwo azi uko wiriwe uri kubyumva abanyarwandakazi namwe mudukurikiye ibi bintu turi kuvuga ni ibintu tubamo n'ubuzima twirirwamo ariko njyewe nyuma yaho naje gusanga ibyo bintu ngomba kubihindura ufata umwanzuro bitewe n'ibikomere twagiye duhura nabyo mu macaca fata umwanzuro wo gushaka akazi reka tubashimire mwese abadukurikiye aho muri hirya no hino ku isi tubasabira umugisha mwakoze kubana natwe ndi kumwe n'umupapa cyangwa umusore ari buze kutwibwira musa neza papa akoze cyane kubera Kristo kubera Kristo okay nge nitwe Ikuzo Emmy hanyuma uyu munsi rero ikiganiro nashatse kubagezaho ari umugabo umwe uvuze ngo akunda Kristo nibyo agiye kutubwira impamvu amukunda turi nuko abantu bamujudginga cyangwa bamuburanya ibyo akora n'ibyo abamo abantu benshi bagira amatsiko yo kumenya Yves akora iki ariko ndaje nkwakire mu kanya dushimira nose badukurikiye bari hirya no hino ku isi wowe utarakora subscribe uyikore nawe wayikoze uhabwa umugisha n'Imana hanyuma ibiganiro byacu niba ukunze ukore like kandi unashobora kubisangiza abantu ukabutanze inkunga ikomeye hanyuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbasabira umugisha ariko umugabane w'Uburayi muri Australia muri Aziya na hano muri Afurika iwacu by'umwihariko muhabwa umugisha n'Imana munyemere twakire uwo turi kumwe hano muri kamera kuko uyu munsi ntago ndi butinde karibu witwa ndese baranzi barakuze nitwa Ndahiro witwa Ndahiro nitwa Ndahiro Yves Ndahiro aya ntago ari Valence ni Ndahiro Yves benshi bose bazi Ndahiro 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 ni izina rizwi n'abantu benshi okay uri umupapa uri umusore ni ibisobanuro biroroshye birumvikana ndi umupapa okay tugira umugisha wo kugusanga ahantu ku kabari ku kabari kabisa kandi uvuze ngo ukunda Kristo cyane urakijijwe ndakijijwe ahubwo cyane hari gukizwa wowe no gukizwa cyane ariko
gukizwa cyane bishatse kuvuga no gukizwa wowe bishatse kuvuga iki? gukizwa buhoro na cyane, hari abantu bakizwa bakumva yuko bagakizwa bakarenga umusaraba. Hari no gukizwa ukaba uhamanya na Kristo ko ukijijwe. Kurenga umusaraba ni indi topic. Abantu barenga umusaraba bakajya inyuma yabo. Ibyo nabyo twazabivugana ubutaha. Ko hari igihe abantu barenga umusaraba bakajya inyuma yabo. Ariko ngenda akijijwe kandi nizera yuko ko nkijijwe biranyuze. Okay. Ive turi kumwe rero ni umuririmbyi mu rusengero. Abantu bamuzi mu rusengero akina piano aririmba Ive. Ngira ngo uyu munsi rero tugeze gutya ntago tumugoye gitumo twe twamuhamagaye ubwo twamenye ko ufite ahantu ukorera mu kabari. Hanyuma bihuza gute rero? Gukora mu kabari cyangwa gukora akabari ni nakazi cyane kimwe. Nakazi nkuko nakora muri Rwanda Revenue. Nakazi nkuko nakora mu gisirikare cyangwa muri polisi. Aho hantu hose habamo abakristo hakabamo n'abapagani. Bivuze iki rero? Jewe rero nahisemo ko akazi nabonye ari ugukora nyine mu kabari, kandi nkagakora nsenga, nkagakora ndirimba, nkagakora ndamya Imana. Kandi nta kintu na kimwe muri nge kinshira urubanza kuba nkora mu kabari. Ese ukizwa ndabyibuka wenda ntago nari impara, ariko ndabyibuka iyo umuntu ajya gukizwa baramubwira ngo hari ibyo ahindutse, arahindutse, ngo hari ibyo avuyemo n'ibyo areka. Ibyo umuntu avamo n'ibyo areka ntaho byabihuriye no n'akabari kuba karimo nako. Umuntu ukijwe yari atuwe ajya mu kabari cyangwa afite akabari arakareka kugira ngo ajye mu yindi mirimo y'urusengero cyangwa indi mirimo idafite aho ihurira n'inzoga. Ndashaka kuvuga inzoga, bakijwe benshi bavuga ko kunywa inzoga ari icyaha. Ntago nge ndi bujye kuvuga ngo kunywa inzoga ni icyaha cyangwa si icyaha, kuko ngewe ndiyizi n'uburyo niyitaho kugira ngo nkore akazi kanjye. Hari umuntu ushobora kujya gukora mu kabari akagwa cyangwa se agakora nyine ibyo abandi bantu bakora, ariko ngewe nkora akabari nk'akazi. Nkora akabari nk'ikintu kinungira urugo. Bivuze iki? Kuba nkijijwe, ndakijijwe ni kimwe, ariko ntabwo ndi bujye ku muhanda ngo njye gusabiriza. Bibiliya itubwira iki? Ni mu buru ubwenge nzabaruka. Sibyo? Gihe rero nka Yves, nyuma y'igihe kinini nabayeho nafite akazi, nabwo byagiye ibibazo. Uriya muntu asa nabi, uriya muntu hahandi n'umukristo ujya kumuvugisha akagira ngo uri kumusaba. Nicyo kintu njya nibuka igihe kimwe nijyaga mva kuri stage. Nava kuri stage naba ngiye no gusuhuza umuntu agahita nyine amera nk'aho nkwebye. Sinzi nimba wumva icyo kintu. Wowe Emi, turangije nyine performance zo muri church, twabwirijwe, turagiye uko dusuhuzanya. Ariko kubera uzi situation ndimo, uzi ubuzima mbayemo, naza kukureba ukazamura ibirahure ugahita wigendera, kubera yuko ubizi ko nyine uriya muntu ni imburamukoro, nta kazi afite. Hari abantu benshi mbonereho no kubivuga baba muri church, mu rusengero, baba mu nsengero, bafite imyumvire njye nakwita ko ipfuye. Ntiyakora mu kabare, ntiyakora ahantu hahuriye nyine muri hoteli, ntiyakora mu maroji, ntiyagira gute. Ariko iyo ni imyumvire irwaye. Dukeneye abapasiteri ko babwiza abantu ukuri yuko gukora mu kabari atari icyaha. Ukiri ariko twari tutayinjira nyirizina mu kiganiro ngo nabisobanure. Yego. Ariko ndiho ndibaza babwiriza umuntu guhinduka agakizwa. Ntibavuga ko kunywa inzoga ari icyaha. Yego. Urazinywa rero? Ntabwo ari cyo bivuze. Kuba nkora si bivuze ko mbinywa, kuko ubu ngubu ngewe hari umuntu utarya inyama, nese abuziwe kuziteka.
ubu ngubu nimba hari ibintu nzi utarya kuba utabirya madamu abirya byakubuza kubirya kubigura no urugero nimba ngewe narya inkoko ntabwo bivuze yuko ntari buyigurire abantu ngo bayirye. Iyo yose ni ya myumvire ndimo ndakubwira ifite nyine ubwenge buke. None se ubu waba pasiteri kandi mfite isezerano ryo kuba pasiteri? kandi ntabwo nzapfa ritabaye. Reka tukwite pasiteri rero. Oya ko n'ubundi rifite ndabawe ariko urarifite. Yego. Icyo uzaba cyo rero n'ubundi muragendana. Utatuma bandwanya. Ntabwo ari kuburwa have batuma bandwanya bikomeye kugira ngo utabe pasiteri. Kuko nase wowe wibagiye ko Dawidi bakimenya ko azaba umwami intambara atangiye gura nazo. Yatangiye gura n'intambara zikomeye. Nanjye mfite iryo sezerano. Right? Ariko nyine ndategereje igihe cyanyacyo kuko ndahamya neza ko igihe cyanyacyo kigeze Imana irakora. Yego. Ive turi kuganira uyu munsi afata mikrofone imbere y'abantu akaramya Imana, abantu bakajya mu mwuka bagafashwa, sibyo? Ariko abantu bafashwa tuzi ko ari abantu baza mu rusengero kuramya no guhimbaza no kumva ijambo ry'Imana. Yego. Sibyo? Noneho uyu munsi niba mubona mu kabari bazongera gufashwa bari imbere ye cyangwa bihuye na ya myumvire uri kuvuga? Gufashwa ntabwo ari njyewe utuma bafashwa. Iyo nayo ni indi topic. Njye ntabwo ntuma abantu bafashwa, ahubwo kiri muri njye. Kiri muri wowe? Kiri muri njye. Icyo gituma bafashwa? Icyo gituma bafashwa. Kuko mu rusengero ziriya nzu dusengeramo ni inzu. Ahubwo urusengero Bibiliya iravuga ngo mujye mujya guterana kwera, mugirane muteranire. Uri kubyumva? Urusengero ni umutima. Njyewe Imana ihamanya nanjye. Urimo urabyumva? Bakristo bene data, ikindimo icyo Imana ishaka kunkoresha nicyo gituma abantu bafashwa. Ntabwo ari njyewe, kuko njyewe ntago nta kintu naze guha abantu, ahubwo icyo Imana ishaka kubwira abantu nicyo inyuzamo ikakibabwira. Njyewe ndi umuntu uramya Imana, ikanicishamo message ikeneye guhereza abantu bayo. Noneho we mu rusengero wibuke ko mu rusengero haza nk'abasinzi. Hari uri kwita mu rusengero hazamo indaya. Hari urusengero uri kuvuga hazamo abagambanyi. Bivuze iki? Abo bantu bose ngiye ntago mbazi, ariko nyir'ubwite nyiri kubarema Kristo arabazi. Niba dutumaho tukagenda tukababwira ibyo twebwe ko ngera njya ntegura ngo mvuge ngo ndaririmba iyi ndirimbo nkurikizeho iyi no. Ngiye ngeze imbere y'abantu mbwira Imana ati Mana nkora iki? Mbwira icyo gukora. Gitangira performance ya one song, indirimbo ya mbere, ibindi byose Imana igenda yikorera. Wowe warwanye n'umugabo wawe cyangwa waburaye cyangwa wabwiriwe, Imana ikantuma ubutumwa buza kuguhumuriza tumutiyahura. Ariko njye ntabwo nta kindi kintu na kimwe nkora kugira ngo abantu bafashwe, ahubwo ni Kristo. Ive uyu munsi umuntu wese byagorana, kuko nawe ndibuze kukubaza igihe wumvishe bibaye ngombwa kubikora, ariko mu guhamagarwa kawe no gutangira kuririmba no kuza muri ibi bintu wari ubizi neza ko kiba kizira guhuza ibintu bibiri, akabari n'urusengero. Birazirana, ni nko kubona umusigiti, ni nko kubona ingurube ku musigiti. Ibyo biri muri Afurika bro. Iyo ni imyumvire y'abantu b'abakene. Y'abakene? Yego, niyo nanjye nari mfite. Okay, waje imyumvire ya gitindi. Okay. Waje guhinduka. Ni imyumvire y'abakene. Imyumvire iyo igihe cyose umuntu ari umukene ntagatekereza neza. Atekereza nyine bya hafi. Abantu baramutekerereza. Kamvuge gutyo. Niho umuntu agutwara ati nyura hano ngwino usenge iminsi 30. Ako tujye tureka kubeshya. Ni gute ufashe umuntu uramufashe mushyize
mu masengesho y'iminsi 21 yashyira ukamwongeza indi 7 uri kubyumva ariko Emi cyakoze ari igihe imyumvire ku rusengero buri munsi nyine wowe uri umuririmbyi sibyo pasiteri bro baraza kumuturira ndetse we ari kubwiriza bamuhaji mwemwiriwe mu masengesho toute la journée nta kintu wowe bari buguhe habe n'amazi ngo mwiyirije iminsi 21 ariko we yashira bakagukubita indi 10 ntago uri bujye ku kazi ntago uri bukore ese uretse kubeshya nubwo ari wowe uri kumbaza ibibazo wumva aho hantu harimo ubwenge wumva watera imbere nibwo mpamvu bazakubwira ngo uzasanga dufite abakristo benshi mu rusengero bategereje amasezerano y'ibihuri nkuko utegereje kuzaho pasiteri nongewe nzaba we kubera yuko ndi kubiharanira ndabitegura nanabyiyumvamo ndabizi neza ko nzabaho kugira ubu umukire grand frère urategura none se uzajya uva kubwiriza abantu uze no mu kabari nakubwiye ngo kano ni akazi hano ndi gukora ni mu kabari ni akazi nkora bakristo bene data mu byumve neza gukora akabare ni akazi nk'uko nabisobanuye nk'uko najya mu gisirikare nk'uko najya kuba umuganga ariko noneho ningira gutya sinzi uri muri kubyumva neza Imana ikampindurira akazi nkabona ako ngako inshizemo karuta akangaka ubwo izabe nzamuye ko twese dukenera intambwe reka tugaruke gato Yves mu rusengero wavuze uti nkaba ndi mu rusengero ndi kuririmbisha sibyo cyangwa ndi kuri piano umukira agafashwa cyangwa umuntu wifite yego twagera hanze akamengereza mu idisha adashaka kumusuhuza akazamura ikirahure kubera ko ndi umukene yego cyangwa ntafite ariko hari ibyo nakoze mbere byamugiriye umumaro yego ibi bibaho mu nsengero kimwe mu kigomba kumenya n'abadukurikiye babyumve mbonereho no kwibwira abantu bari mu macaces jiwe ntago nigeze nkura nkaba mu rusengero nakuze mba mu rusengero niho nakuriye n'iwacu ni abakristo ntago nigeze mbaho mu buzima bw'ibyaha byinshi byo hanze ngo nanyweye amayoga nanyweye amatabi nagize gute ntabyo nigeze mbamo ahubwo nabaye mu rusengero ndukeneramo mba mu rusengero ndubabariramo mba mu rusengero ndakubitwa kandi njye nkora umurimo muri church ndashimira Imana ubu ngubu ko mfite umubyeyi unshumbye usobanutse pasiteri wawe pastor wanjye abantu babyumve wita umubyeyi umushumba wanjye ni umusirimu inyuma n'imbere ni umukirisitu pe niba inkora arabizi naranabimubwiye amamayide inama niyo mpamvu rero ntabwo ngewe ninza kukureba wowe Emi kuririmba bavuga yuko nyine ari inshingano bamwe bavuga yuko tunahembwa sibyo ariko mu by'ukuri uva kuririmba uva guperforminga ukaburara nk'ubu wowe urabizi mfite indirimbo ni nayo mpamvu nafashe n'uyu mwanzuro wo kwigira ibaze ngewe ndi umu artiste mfite indirimbo zirenga 10 zimwe mu zicuranga nari zimaze imyaka igera muri 5 urimo urabyumva nta video ese ni ukubera yuko mu rusengero nta bantu babona yuko ukeneye kwagura ubutumwa bwiza uraririmba abantu bafashwe bavuga ati sha uriya muhungu aririmba neza ariko ugende uburare sha uriya muhungu wambare nabi bro nta n'umuntu kwitayeho noneho nuba wambaye ipantaro icitse uri kubyumva bavuga turiya umuntu yabuze ubwonko ni ikigoryi sometimes batangire babwira n'umugore ati uriya nta kigenda nushaka uzamureke ko ngiye ibyo bintu byambayeho byakubayeho tubuhamya gute shabyihorera ziko wowe uba muri cace bakabwira umugore wawe ati umugabo wawe nta mahindi agira urakubyumva umugabo wawe nta bwonko gute yirirwa ku rusengero umunsi wose
akananirwa no kujya ngo ko yajya no kwikorera umufuka, ko yajya no kwikorera. Urabona ndi umuntu wo kwikorera, Imana yandemeye kuba umukarani, simvuze ko abayikorera, buri muntu agira uburyo Imana yamuremyemo, ariko ibaza umuntu w'ibiro byanjye n'ukuntu umeze ngo njye kwikorera Nyabugogo imifuka kubera iki? Iyo yabwiraga umugore, babibwira umugore bamwereka ko nyine nabuze ubwonko, mukennye cyane. ubwo niba bashaka kumutwara, ibyo ntabwo mbizi, buri wese avuga ikintu bijyanye n'ibye. Icyo ngewe mvuga ni uko nyuma y'uko ibyo byose byagiye bibaho, ibintu naciyemo, namaze nk'imyaka nk'ibiri 3 ndi mu buzima bugoye, bugoye bukomeye, ariko Imana iduhuza n'abantu b'umumaro, iduhuza n'abantu batugira inama, iduhuza n'abantu basobanutse cyane. Abo ngabo uri kuvuga abapasiteri, uri kubyumva my dear, hari abantu b'Imana, uri kubyumva, ariko hari n'umupasiteri waburara kandi bamuhaye amafaranga, ukaburara bo kandi afite amafaranga, umva ye, kandi wakoze mu rusengero. Ese buriya si inyungu ku bapasiteri iyo uri kuririmba cyangwa ucuranga? ntabwo nabyita inyungu ku bapasiteri gusa, ariko nabo ni inyungu, ko tudahari hari ibyo byakwangirika byabo, turafashanya. Bariya ni abantu badufasha kutuyobora, ni ababyeyi niko tubita, ariko hari igihe umubyeyi akubera mubi, ese we ntabyize none se bo hari unasengeraga, ntabwo ndi buvuge ngo ni hehe, nta kibazo, urumva. Icyo gihe naririmbagayo bampemba, ariko nyuma y'amezi 4 ndahembwa, nagiye kwishyuza banyita indiscipline kubera yuko bansohoye mu nzu. Kandi dusenga amasengesho y'iminsi 20, uri kubyumva, iminsi 30 tuyisenga buri munsi. None se ubwo nimba wowe kandi ukaririmba ugataha wanaririmbye saa 3 bro, nunakererwa, kimwe mu bintu abantu bagorerwaho ni aba worship leader. Iyo wakererewe biba intambara, wowe umaze kwigira ukuntu, umaze kunanirana, bimeze bite, waraguye, byagenze gute, urimo urabyumva, waraguye urabyumva, ariko burya wowe hari n'igihe ugira imbaraga nkeya z'umubiri, ntabwo azi uwo mupasiteri, ntabwo azi ko wariye, ntabwo azi uko wiriwe, uri kubyumva. Banyarwandakazi namwe mudukurikiye, ibi bintu turi kuvuga ni ibintu tubamo n'ubuzima twirirwamo, ariko ngewe nyuma yaho naje gusanga ibyo bintu ngomba kubihindura, ufata umwanzuro bitewe n'ibikomere twagiye duhura nabyo mu macaca, fata umwanzuro wo gushaka akazi. Okay, wenda turi buze kubigarukaho nyuma, utanga inama ku bakristo wenda n'abapasiteri, kuko buriya umuririmbyi mu rusengero ari hafi kwegera pasiteri. Ntabwo ari hafi, barakorana bya hafi, umwe akenera undi, ariko umupasiteri aba ari hejuru y'umuririmbyi, kuko ayo mavuta aba arenze. Ntabwo twe dusizwe, ariko abapasiteri barasigwa, niyo diferanse. Okay, hanyuma reka turebe uyu munsi mu rusengero ukora iki? Twabyumvishe ko ari ukuririmba, ariko noneho mu kabariho umuseriveri, uri nyiri kabari, mu rusengero mu kabari ukora iki nyine, kugira ngo abantu bataza kugira ngo, kuko wavuze uti n'amaroje umuntu yayakora kugira ngo abe na hoteli umuntu yayakora. Yego, njyewe ntabwo ndivuge ngo nkora iki, ko akazi kose nabona, akazi kose nabona nagakora kugira ngo njyewe mbeho ntasabirije, kuko nigeze kubaho muri situation imeze nk'iyo gusabiriza kandi simbona uma. Ibyo rero ibyo bintu byatumye aho kugira njye kubera umutwara abandi nakora, niba ari ugusasa nasasa, ariko sibyo nkora, ari uguseriva naseriva nubwo ntabikora. Urumva, ni ukuvuga ngo hano muri kano kabari kacu ndi manager. Mbonero no kubatumira bajye baza badusure, baze barye, dufite ibintu byiza. Uri kumva, nkora nka manager w'aka kabari. Yego, ariko nta kintu na kimwe ntakora.
ubyumve situwasiyo yose ucamo niyo ikwigisha icyo gukora. hari umupasiteri umwe reka ko nkavuge yigeze kunkomeretsa bikomeye. twigeze gusenga amasengesho y'iminsi 14. tugeze ku munsi wa 8 ni njyewe urwo rusengero ni njyewe wayoboraga, uri kubyumva. kandi shana pimaga ibiro bike pe kubera nyine situwasiyo y'ubuzima. noneho nakoraga iki, urwo rusengero bakoresha indimi z'amahanga, nabazahirwa kenshi bakoresha igifaransa n'igiswahili. noneho abanyarwanda barimo ni njyewe basemuriraga. urumva ntabwo uraburaga mu rusengero kuko urumva ndi umunyarwanda, abo bandi benshi nabazahirwa. hari nk'abanyarwanda bakeneye nyine umunyarwanda mwene wabo ubabwira nyine. iki kintu cyabaye kimwe ntabwo njya mbyibagirwa. rimwe twaratashye na pasiteri turagura inyama kuri busheri nziza z'amaroti. agurira abazahirwa, urabizi ntabwo bijena guhaha, yaba umupapa yaba umumama, kandi nanjye niko meze nta satani urahaha, urumva. noneho ikintu cyambabaje urakizi semi, arabizi ko maze nk'iminsi 8 nimba turi wa 7 turiho, ntabwo njya ku kazi, nta ntako mfite, twirirwa mu rusengero. icyo nkora ni ugusobanura no kuvuga ubutumwa no kuyobora no kuririmba. uzi icyabaye, narambwiye ati pastor saguze ibye, ndambwiye ati nanjye mu rugo nta kuntu bimeze. so Emi nari kwirirwa mbimubwira kandi abona twirirwana. oya we nuseke, ibyo uvuga nibyo, ariko ntago njyewe ntago wirirwa ubwiriza umuntu ngo aguhe 1000 kandi mwirirwanye. wabonye amafaranga wirirwanye n'umuntu, wowe uragiye uguza ibintu, wowe ntago uramuretse. gusa ikintu yakoze yamaye 1500 i Kigali mu rugo rurimo umudamu n'abana, sibyo? uragiye arayatwaye 1500 nyahereza umudamu. ndamubwira rero genda yaranje muri aya mafaranga. uzi ikintu cyabaye, bukeye twabyukiye nanone mu masengesho. urumva twari dufite amasengesho y'iminsi myinshi, twirirwayo uririmba twese n'umwana. yego dutashye nimugoroba, ubwo ngiye icyo gihe Imana yari yankoresheje bikomeye. hari haje abantu bavuye Belgique ariko b'abanyarwanda, nyine turakubita Uwiteka dukoraho, abantu barafashwa barishima barankunda. noneho batanga n'amafaranga. dutashye ndambwira ati mze warebye ukuntu ngenza tukajya kureba uko imbabura zaka. urayimubwira? yego, kuko hari igihe ubona umuntu ukabona nyine ntiyibwirije kandi urabikeneye, kandi umufata nk'umubyeyi. reka of course aba ari umubyeyi. uzi ikintu yambwiye, yarambwiye ngo niyo mbyibutse mba numva agahinda kanyije. yambwiye ijambo ribabaje ku isi ngo ariko ubundi Yves, ubundi umugore wawe azi ekonomi, agira ekonomi. ese ubundi ubwo nimugoroba sibwo naguhaye amafaranga 5,000? bro yarabimbwiye, ndambwiye se kubera iki nimugoroba sinaguhaye amafaranga. ahita akoresha ijambo ry'igiswahili ancira umugani rivuga ngo tumbu haina kiyo. ndimo ndabivuga kuko abana be ni abashuti banjye, n'iyi interview nzayibaha babimenye ko hari igihe nyine kuba umukristo ni byiza. hari ibintu turenga ukihangana, ariko ibaze wowe umuntu yaguhaye 5,000 akakubwira ufite urugo nta kintu na kimwe ufite, akwirirwana umunsi wose umukorera akazi. kuko ngewe si we, kurumva icyo gihe nimba atamaye ku musaruro yabonye, bivuze ngo ni inyungu ze ari kubaka wenyine,
ntabwo ari inyungu z'abakristo cyangwa z'umurimo w'Imana. Arambwira ngo tumbo haina kiyo. Inshuti yanjye yarabimbwiye kongera kumuvugisha ngo mvuge ikintu kiri butume mbona iposho, nyine numva biranze. Ndambwira ati Uwiteka aguhe umugisha, urakoze. Tanyura inzira yanjye ndataha, ndagenda nyine ndabisobanurira abo mu rugo, ndabwira ati mufunge turyame. Muraburara? Uzi ikintu cyabaye? Ndashimira umukobwa we. Bino bintu ntago ubundi ajya bavuga abantu ngo kuvuga ubuzima bwawe ni abantu, ariko ni abantu nta ruhare bagize ku buzima bwawe. Ni abantu ngo ntago bari sawa, ngo ntago bari sawa. Kandi se bazamuye umunwa kuba batagize uruhare ku buzima bwawe. Ariko hari igihe duca muri situation igoye ibabaje, noneho abantu babona urimo uranazamuka ukeneye iterambere, bakaba babana none aribo bagaruka kongera kukurwanya no kugusenya, kukwicira, kukwereka uko wacu, yego, kukubwira aho wanyura. Kandi igihe wari ubakeneye nta n'umwe wigeze ugufasha. Bro, njyewe umwana we w'umukobwa, Imana imuhe umugisha, yaragiye iwabo kuko azi ibyo papa we yakoze. Twaratanye icyo gihe abona situation ihari. Yaragiye umwana, ibaze kugira ngo umwana w'umukobwa w'imyaka 12, 13 agende mu nzu yabo ajye kukwibiramo akawunga. Yari yabimenye ko bataguha amafaranga? Yari yabimenye ko nyine situation itameze neza, kandi twe duturanye. Umwana aragenda afata akawunga iwabo, afata n'isosi azanira abana. Noneho nawe ukambwira ibyo bintu, wowe ukaba ari wowe wongera kumpamagara ukambwira ngo yewe bite yakutumika mu kabare ngo waragoye. Ubimbwira gute? Wataye umurimo w'Imana. Konzi ko ari we waguye kundusha. Shaye imibare bino bintu ntubinjyanemo, ntubinsubizemo. Oya, reka nkubwire impamvu yivi. Hano mu kabari uvuga ko watuma nyine. Ndabwira impamvu. Uzi impamvu mbikubajije? Hano mu kabari hari igihe ujya uririmba, nawe ukaririmba abantu bakagubwa neza. Yego. Kuko nuvuga n'uyu munsi kuko nuvuga ngo uri wa gatanu, nuvuga ngo ndi kubikujyanamo, ariko ndakubwira impamvu. Sibyo? Ubuzima bwose ucamo hari abandi babuciyemo, hari n'abandi bari kubucamo. Yego. Iyo uri urabivuga hari umutima umwe uri gufasha cyangwa uri kurema, uri gutuma ukomera. Ntugire ngo ngende kubikubwira gukora ku marangamutima yawe. Abone kubikobwa dufite abasore baririmba muri church ariko asohoka kaburara. Dufite abapasiteri batera ubwoba, babwiriza inyigisho zitera abantu ubwoba, kandi sibyo. Mukeneye kubwira abantu ukuri, kuko nta bushobozi mufite bwo gufasha abantu, ni Imana ifasha umuntu. Kuko igihe uri muri situation itari nziza nta muntu ugukunda, kuko n'abantu muri famiye yanyu bakuvaho iyo ukennye. Ariko ndagira ngo utangarize ko noneho abantu batakwitaho cyane ukennye ni abapasiteri. Ntibaguha n'agaciro mu rusengero. Ntabwo yakaguhateze, yakaguha gute? Urabumufasha iki? Uri bukora iki? Wabuze ituro, kandi ituro rizana umugisha, sibyo? Wabuze icya 10, kandi icya 10 umushumba aragikeneye, sibyo? Ni itegeko ry'Imana. Muri make uraho gusa, ntacyo umaze, niko nabyita. Ntacyo nguye urusengero. Kandi wowe nuhaguruka ukagenda ukaza ufite inoti yawe ya 5, ugatanga icya 10, ugatanga n'amaturo umutima ukunze, Imana iraguha umugisha, ugenda uzamuka, n'ubu pasiteri batangire bakubona. Ariko bro, we ntago urava kuririmba ufite umwuma ngo uririmbe, nubwira umuntu ati wanguriye n'amazi, akubwire ngo mu giseke nta cyabonetsemo, kandi ubizi ko abantu barenga 300 batanze amaturo. Bariko bavuga ko uri gukorera Imana ubutari gukorera umuntu. Gukorera Imana gute? Ariko nabwiye ngo hari abantu b'Imana bahari, uri kubyumva? Hari n'abantu bakora business.
muri bino bintu turimo by'uyu murimo w'Imana, kuko izina rya Kristo ni izina ribyibushye, ni izina rigaburira abantu benshi, ni izina umuntu wese avuga akabaho neza. Izina rya Kristo ni izina rifite imbaraga. Bantu b'Imana, Kristo ni izina riryoshye. ko bavuga ko iyo utinze ku Mana kugirira neza, nubwo waba uri gucamo ubwo buzima bwo gutabarira mu rusengero n'ubundi sinzi ikoresha abandi. Aha turavuga cyane cyane ba worship leader, abayobora rimwe na rimwe n'abapapa, nk'uko wari umupapa cyangwa n'umunsi uri umupapa, ariko harimo n'abasore wenda bibana, la majority y'abagore abasore bibana, ariko harimo n'abapapa, sibyo? Eske yubaha kubera ko azi kuririmba neza cyane, cyangwa nuko n'ubundi bafite ku ikofi nta muntu ari busabe? Ko bavuga ko benshi muri bo barasaba, ariko biterwa n'ubushobozi. Uvuze neza yuko twebwe ubundi abaririmbyi benshi batwita ko dusaba, turabasabiriza, bararirimba mu rusengero, abenshi niko babyita. Noneho iyo ugize ibyago ukaba udafite uburyo bwo kubaho, ukagira ibyago ukaba muri ghetto, bro, urakubitwa. Erega n'abapasiteri ni abantu, sometimes nubwo baba bagira, ariko nawe ntabwo ureba ko ntagushobora kumbwira ukuntu umuntu ari buguhe uyu munsi, ejo kongera akaguha, ejo kongera akaguha, ejo kongera akaguha, arakurambirwa. Ni umuntu ko twe dubaha dutura, ko twe tuhora tuyaza ntabwo ari bo, ntabwo ibyo byo, iyo ni indi topic. Ntabwo gutura njye sinjya mbijyamo. Gutura ni ibintu nsoma, nimba nayabonye ndatura, nimba ntayabonye ndabizi ko Imana itari bumbareho urubanza, ariko hari abapasiteri bakubaraho urubanza, ari naho waturuka ko batakubaha kuko nta kintu ufite. Rero Emi, abantu baririmba mu rusengero bagerageze bahure n'abapasiteri bazima, bababwire ko bari kubyumva, gusenga ukanakora ari byo bifite umumaro kuruta kwirirwa muri 21 jours, 31 jours, 40 jours udakora. Niyo mpamvu navuze ngo ngewe ndashimira umushumba wanjye, niwongere kumbaza ibintu ko wari ugiye gutuma ndira ubuzima ndimo gucamo n'ubuzima naciyemo, nyine ni ibintu bibiri bitandukanye. N'ubu ndacyastragoringa, sibyo? Ariko byibuze ubu ngubu meze neza. Ntabwo gukora mu kabare ariho mvuga ngo nzarambiriza, nzaguma iteka ryose, ahubwo ni uko ariho mbonye akazi. Ko mbonye ibindi nkora nshobora no kukareka, ariko nkura mu kabare ngakizwa, ngahakirizwa. Kandi ngewe wambashije uti ndirimba mu kabare, genda umuririmbyi, niyo mpano Imana yampaye yo kuririmba, ni nayo igomba kugutunga no gusenga. Ibyo bintu rero Imana yampaye nibyo bintonze ahantu hose, nta nubwo turimo mu rusengero gusa, naho bapfuye mu kiriyo ngewe njyayo nkajya kuririmba, ariko nkaririmba bakampa amafaranga. No mu bukwe waririmba? Mu bukwe ndaririmba, ntabwo naririmba, ngewe ndaririmba no mu bukwe. Kuba rero hano dufite akazi, akabare, nkaririmba ku kabare, ntabwo nshobora kuririmba mu kabare ngo sindirimbe. None se ubundi mu rusengero turi gukora iki? Biravuga ngo mujye gushaka, ntabwo mu rusengero si abakristo. Ngiye hano ndaza nkaririmba indirimbo ziramya Imana mu kabare, nkaririmba abantu bakajya mu mwuka, afite icupa rya Heineken n'icupa rya Jiribisi n'irindi rya akwango Heineken, nakaza kama n'ituro, kamituro, kubera yuko mvuze ngo kando kwikunda umwana wayo, nge ni kwinkunda nakwiriye, ukakavuga. Abantu benshi bagiye bava mu macaca kubera ibikomere, yakicara akibuka ko urukundo rw'Imana rumuriho. Gute muvuga ngo akabari? None se ko kabari na leta yageze ubwivuga ngo munyweresi, ngira ngo ni impamvu z'uko batekerezaga ko utubari abantu bajyamo bakanywa bagasinda, bikagira n'ingaruka no muri sosiyete, atari muri church gusa, no muri sosiyete, ku buryo leta ibonye uburyo ubona n'inzoga yazihagarika. None iyo uvuze akabari uravuze ngo ibonye uburyo yazihagarika, ariko ntirazihagarika. Ariko ishobora kuzihagarika, biragoye kuko iyo uvuze ngo munyweresi no, ibyo byo ntabwo bishoboka. Ntabwo mbizi ko nta gihugu kibaho, kuko n'abaganga ibinini unywa
ibintu ukoresha, ikinya bagutera, ibyo byose bibamo alcohol. Ntago nzi neza ko niyo bareka zino nzoga hari ibindi bintu bibaho. Ngira ngo ndi gufavoriza abantu kunywa inzoga, ariko nanone nari gusubizaga kuri icyo kintu warumbajije. Inzoga zo ntago bazica. Okay, ntacyo Yves tukiraha wenda dutange ni advice cyangwa se inama kuri the pastors. Abapasiteri turabubaha kubera amazina bafite, ariko nabo bicare batekereze, kuko iyo umwana aje muri church akaririmba mukagubwa neza, warangiza agasohoka akaburara akabwirirwa, warangiza ukajya kumubwira amagambo avuga ngo waje gukorera Imana, sibyo? Ngo Imana izakugirira neza, yarangiza mu kanya akajya kuvuga ngo Imana yangire neza imodoka, ngo irantunze ngo imbeshejeho. Mu gihe wambaye bodaboda zicitse, mu gihe wambaye bodaboda zicitse, nazo mugenzi wawe muririmbana yaguhaye, nazo mugenzi wawe yaguhaye, noneho bikarangiza agukoresha muri gahunda z'itorero yita ko ari umurimo w'Imana. Yego, hari inama bakwiriye wowe wabiciyemo cyane? ngiye ikintu mbona cyaba cyiza nabwira abakozi b'Imana dufatikanyije kujya mu ijoro, nuko bakwiriye kumenya ko nimba umuntu adafite icyo akora, bamuganirize bamwereke ko hari uburyo bushoboka buhari bwinshi bwo gukora kandi ugashima Imana. Kuko ubu jyewe nkanjye subona ukuntu meze, sibambwiye ngo nambaye neza, aya ni amafaranga, ni amafaranga, sibyo? Ariko iyo usanga nambaye umupira ucitse, wari kumbwira ati se waravumwe. Ntago kwambara gutya ari uko mfite amafaranga, ahubwo ni ukubaha ikindi, ni ukubahisha Imana. Umuntu mbonye aravuga turiya muntu avuga iby'Imana, sibyo? Ariko hari igihe twagendaga ntibaduha agatuti, akavuga ati ntibaduhe ngo duperforminge mu yandi macaca. Ariko ubu ngubu baba pasiteri bamwe na bamwe bazaga bavuga ati uriya nta kintu amaze, ubu baraguhamagara iyo batubonye dupostinga, baravuga ati muzaze muririmbe iwacu rwose, musigaye Imana yarabaye umugisha. Ariko ni Imana idukingiye ikibaba, ntabwo umugisha uraza. Hano badukurikiye umugisha nturaza, nuramukuje tuzayibabwira. Okay, dusubire inyuma gato Yves. Baririmbyi bawe muririmbana, babandi mwaririmbanye, Yves n'imiryango yawe n'abandi bapasiteri batari ku rugero rwiza nk'urwa pasiteri wawe, ntabwo baguciraho iteka? Ntabwo bibura. Uvuga ngo iyo abantu bakubonye uri mu kabare cyangwa utaha amajoro, aravuga turiya muntu byaranze, uri kubyumva, yaraguye. Ngiye nibaza iyo bavuze ngo umuntu yaraguye icyo baba bavuze. Ngiye nibaza kugwa bavuga ni gute, cyangwa se iyo umuntu aguye, Bibiliya irambwira neza ngo niyo umukiranutsi wanjye yagwa ntabwo azarambarara. Uri kubyumva? Abantu bagucira urubanza, ariko uko ukomeza gukora, akariko kantu kajya kamfasha. Ikintu gicecekesha amagambo y'abantu ni ugukora ugatera imbere. Nuvuga ngo iyo umuntu ari kuvuga ngo Yves yaraguye, Yves ntakiri umukristo, Yves asigaye anywa inzoga, Yves ajya mu maroje, Yves ajya hehe, ibyo ni ibintu byose nyine barimo baravuga. Kuko ukora hehe? Mu kabari. Ubwo ngiye ndi kwivuga kuko hari n'abandi bibaho. Iyo ibyo byose ubirenze ugakomeza ugakora, kuko nta mwanya dufite wo kujya kwisobanura ku bantu batadufitiye umumaro. No, nta mpamvu yo kujya kwisobanura ku muntu. Kora, ugira intego, nutera imbere ba bantu bazakugarukira, bavuga ati bya bintu birakora. Wamaze gutera imbere, wamaze gutera imbere, bakuvuge ugure ipantaro, bakuvuge ugure parcelle, bakuvuge ugure inzu, bakuvuge ugure imodoka. Nugenda uparitse, wa muntu ukiri gupacapaca muri bodaboda azakubaza ati wampaye akazi. Ko ngiye ubu ngubu basigaye bambwira ati waduhaye akazi. Urabyumva? Kubera iki? Kuko baje gusanga bya bintu mani byo kuguma mu rusengero cyane birashajisha. Yves, gato hari igihe abantu badusangiza ubuzima baciyemo
bwabakomereye bamaze gushaka cyangwa se bakiri abasore ariko bukaza guhinduka. Ku badukurikiye gato waduha uduce tubiri ku buzima bwagukomereye na challenge yaje kubamo umaze kurongora kandi none uririmba muri church. Emi, na n'ubu ngubu ndacyari mu buzima bunkomereye, ni ukuri, kuko ntabwo ndagera aho nkeneye kugera. Nakubwiye ngo ndamutse mbonye ikindi kintu nkora kirushijeho icyo ndi gukora ubu, kano kazi nakareka. Kano ni akazi, ubyibuke. Mbonye uburyo bwo kwikorera ngashinga alimentation cyangwa nkagira studio ikora imiziki cyangwa nkabona kandi kazi ahandi hantu, uri kubyumva, cyangwa nyine hari ibintu byinshi umuntu yakora, sibyo? Ariko kubera impamvu y'ubuzima turimo no gushaka ibitunga urugo, nibyo bitwemerera kujya gukora ibintu byose, ahubwo ukagaragaza ko uri umukristo muri bwa buzima uri kunyuramo. Ubu urambashije ngo ibintu bibiri, ngewe nabayeho muri situation tari nziza inkomereye kandi nyiba ndi umukristo. Naguhaye urugero ndakubwira ati ngiye narasengaga ngera ahantu ngera mu nzu amezi 5 ari church yemeye kuyinyishirira impemba kwa. Urumva iyo iguhemba ayo wishyura inzu va muri aho. Ukiri naho babikoze kubera ko bazi ko hari icyuma ari itorero cyangwa babikoze kubera ko abantu bose babikorera? Oya. Shaka nkubwiza ukuri. Muri iyi si icyo naje kubona, nta muntu ugukorera ikintu atagufitemo inyungu, ni bake. Abo bantu ni bake cyane ko njye nabwiye ngo ikintu nkora ni Imana yamaye kuririmba. Izindi nyungu zose ziza kubera yuko hari icyo nawe ushoboye gukora. No kugira ngo bampe akazi hano nuko babonye ko mfite ubwenge, nuko babonye ko nyine ndi star, nziranye n'abantu, izina ryanjye rituma abantu binjira hano, cyane ko nawe uba waje, sibyo? Na hano haza abantu benshi kubera njye, bakaza abapasiteri baraza, bakaza kunywa agacupa se? Oya, ntabwo iyo myumvire yawe nawe rero irashaje. Ntabwo mu kabari habamo inzoga gusa. Abapasiteri baraza bakaza kumbwira, bamwe bakaza kumbwira ati ese ubu ntiwaguye, abandi bakaza kumbwira bati umeze neza. Uri kubyumva? Ni byiza, courage. Uri kubyumva? Bakarya burushete, bakarya inkoko, tugasangira bakanteza imbere. Uri kubyumva? Niyo mpamvu rero ahubwo abantu beza b'Imana bajye baza baduteza imbere, bateze umukozi wabo w'Imana mugenzi wabo, bateze umwene data, bateze umuntu wabo imbere. Wenda nabasha kubona iterambere nanjye, uri kubyumva, ibi bintu nkabivamo nkajya gukora ibindi. Ariko numbwira story y'ubuzima bwanjye izaza ari yikuzanye tubiganireho, ko yo ni birebire, twamara iminsi 3. Story y'ubuzima bwanjye twamara iminsi 3, watuma ndira kandi nari muri mood yo kurira none. Tuzarira undi munsi, nukuri kw'Imana. Abantu badukurikiye ahubwo icyo navuga, ubu ngubu ubuzima bwanjye buri guhinduka bitewe n'imyumvire nahinduye. Imyumvire yo kumva ko ntakora mu kabari, iyo narayihinduye. Yo kumva ko ntagira akazi nyine, ubu ngubu imyumvire ngira akazi kose ni akazi, kandi akazi kose wagakirizwamo. Iyo icyo nicyo kiri gutuma ntera imbere. Urugo rwanjye ntabwo tukiburara, urugo rwanjye ntabwo dusabiriza, ahubwo tuboneraho tugafasha n'abandi bababaye. Kuko ubu ngubu nanjye ntabwo waburara, nabimenye kuko nzi ukuntu inzara iryana. Ngomba guhita nanjye nkuremera nkaguha ibiryo. Ariko nuko nkora, nuko ufite ibintu ukora, nuko mfite icyo nkora binyinjiriza. Ari ukujya mu rusengero gusa ntacyo wakuramo. Ntibibaho. Hari abantu badukurikiye ivi bari butangire kuducira imanza, batujudginge, bavuge turimo turumvisha abantu kujya mu kabari, baducira imanza,
murimo muravuga abakozi b'Imana ni akazi kanyu baducira imanza ariko hano nkeneye kugira ngo utange advice utange inama kuri bano bapaseri mwagendanye igihe kinini ni gute bakwiye kwita kuri aba bantu babarinda kujya mu kazi nkako ngira ngo abakobwa benshi nubwo bivamo akanicuza mu ibanga mutabizi yego mwe mukata kubikora ku mugaragaro ariko hari ubikora yihishe wabahiye inama hanyuma n'aba bana kandi cyangwa se aba bagabo abasore baririmba muri churches bagahura n'ubuzima bukomeye bukabavuna advice inama yawe hanyuma inama ya mbere ntabwo ndibubwire abapasiteri kuko burya bariya ni ababyeyi kandi ikindi bagakwiye inama imwe navuga ni uko abapasiteri bamenye yuko turi abana babo uri kubyumva turi abana babo kandi umwana buri gihe akenera ibintu byinshi sibyo ariko ikibazo abapasiteri bafite abana benshi sibyo icyo ngiye mbona rero nibabe open bareke gufata abantu nk'abacakara bareke gufata abantu bababeshya babakanga nujya muri bino uzapfa imana izaguca izakwica ntabwo imana izatwica bro imana izakwica kubera yuko wakoze ibitagendanye n'umurongo wayo apana ibigendanye n'umurongo wa pasiteri apana ibigendanye n'umurongo w'abashumba bacu no kuko njyewe kuza mu rusengero ni inyungu zanjye mbere na mbere ntabwo ari inyungu z'umushumba uri kubyumva ariko hari abantu basiba mu rusengero pasiteri bakabahamagara kubera inyungu babafiteho aho ukiri aho ngo hari abahabwa icyubahiro mu rusengero kubera ko bafite agafaranga niko gukorera imana kwiza none se ubu ngewe ntabwo twanganya kandi simba jaginga ni abantu ntabivuze nta nubwo nkeneye kuvuga ku bapasiteri kuko sindaba we intambara barwana sinzirwana njye ndivugira ku baririmbyi baba mu rusengero badafite akazi kandi abapasiteri bakababeshya ngo imana izabatabara ntabwo imana izabatabara mwicaye imana ivuga iki iravuga ngo utere intambwe imwe uzatera 99 ngo usanga ntabwo ari ukwirirwa muri caca ariko iryo jambo ntari muri Bibiliya ngira ngo nabarivuze bidefanda it's okay simbizi nimba wari kubifata ariko ngiyewe nemera yuko ibyo ibyanjye by'umwuka ngenderaho ndabizi icyo ngiye nagiye kuvuga rero ndibwirira abaririmbyi okay tunganye ubushobozi cyangwa mbwira abakristo abapasiteri badukeneyemo umusanzu wacu nutawutanga nyine uzaba uriyo hari terime ya gisirikare njya nkunda banga mu mibyuko mu cyaro nyine uri kubyumva muhaguruke muze dukore dufashe abandi batarabona akazi twebwe kuko ngewe ubuzima nanyuzemo ntabwo nakubwifuriza umuntu iyo ukennye ukajya gusaba umuntu mu rusengero baguciraho imigani niyo waba uririmba gute niyo waba uririmba nka marayika ubwiriza bingana iki niyo waba uzi kubwiriza gute iyo uri umukene ntabwo mbivugiye ko ngenda umukire oya kuko amafaranga membwa ni make cyane ahubwo mbivugiye ko ubwo buzima mbubamo iyo ukennye muri caca uri kubyumva mu rusengero nta jambo ugira niyo reka tuvuge kuri uwo mumama ukajya gusaba audience ngo ushaka guhura n'umushumba ushaka kumara ibyumweru 3 utarahura nawe kandi ari umushumba wawe kandi ufite ikibazo gikomeye kiri seriye ukeneye umushumba ko agusengera ukeneye no kumubwira umushinga wabonye ufite turuwasi umuntu yaguhaye umushumba nsengera n'amafaranga grand frère yesu we ukamara ibyumweru 3 utaramubona kandi abashyitsi baza bakamubona ariko kubera ko bafite kubera ko hari akantu bafite rero niyo mpamvu njyewe naje gufata umurongo wanjye
nzajya kureba umuntu kuko ari umubyeyi, ngende ndebe umushumba wanjye kuko ari umubyeyi, tuganire iby'umwana n'umubyeyi. Ariko namaze gusezerera kujya kubwira umushumba ati wamfashije ukampa igihumbi. Umushumba wanjye atugira inama zagutse, niwe wankoropye reka, hari mu bantu bamaye motivasiyo. Ubundi warabitinyaga nawe, wari umeze nk'abari kudukurikira bakumva ko nanjye narabitinyaga, ariko ntabwo ari muri komantere hari abaza badutuka, naje gusanga ari umunyenga kubaho ukora, ariko uzi kujya gusenga ufite wumva iveri mu mufuka byawe. Nshuti yanjye uri busohoke ukagura akaboga, ariko sha unaririmba umeze neza. Yesu we uzi kuririmba, mugenzi wa karembo ugakuramo igihumbi ukamuha tipu, mugenzi waririmbye arasuka akajya kunywa amata akagaruka afite amavuta, kandi benshi baba bafite inzara sha byihorera. Man Emi, ngiye mbabarira rwose ibi bintu, inzara ikakwica, inyota ikakumenagura, ukaririmba indirimbo bagafashwa, abandi bafite amadolari babahaye, wajya kumusuhuza ukabona afunze ikirahure cy'imodoka. Hari akantu kamwe ngewe bino mvuga nabagira ngo abapasiteri nta kibazo, nakubwiye ngo ntabwo ngiye navuga abashumba, ndabubaha, ariko hari abashumba mani bakabya, amazina turayubaha, bakabya ko turabubaha. Ibaze ko hari umupasiteri yigeze kumbwira, nigeze kujya kuririmba ahantu, ndaririmba umuntu ahita ambwira ngo ejo uzansange kuri hoteli, yari umudiyasipora. Noneho ngiye rero ngira ukuntu ndemwe, nimba umuntu nyine mushumba sinjye naka umuntu nimero, ngiramo akantu nyine ko kubwibonemo gake, kuko nanjye ndirimba, ntago napfa kujya kwaka umuntu nimero kandi wowe muri kumwe muziranye. Ndagenda mbwira umushumba ati runaka yambwiye umpe nimero ye, ejo nzamusange kuri hoteli ampe fone. Icyo gihe nta fone nagiraga, tujye tuvugana kuri WhatsApp, narangiza ampe n'ituro rimeze neza. None nagize ibyago, yemerera mu rusengero ibyuma, bafure ebyiri na piano, arangije nanjye nyine $100. Ahita avuga ngo ahita abwira nyine umushumba ati uno mwana namunezerewe, ndashaka kumuha ituro azansange kuri hoteli. Uzi ukuntu umupasiteri yambwiye se, nubishaka nzaguha verisiyo yindi, ariko birasekeje. Uzi ukuntu yambwiye, yarambwiye ngo ntukajye ujya guhura n'ibifi byanjye. Yaragenze ndabona. Abanyarwandakazi ngo ntukazigere uzajya upfa kujya guhura n'ibifi byanjye. Noneho we yabivuze mu buryo bwagutse, aravuga ati wejye umenya urwego rwawe. We isekeresha aho ni abari, biba bibabaje bro, nimba tugeze ahantu abantu babita amakabambari, amafi manini, noneho njyewe nta ruhare nabigizemo, nta na rumwe, ntabwo mwigeze muhura, sinasabye. Uri kubyumva? Nta kintu nigeze nsaba, ntabwo nategetse uwo muntu ngo ankunde. Uri kubyumva? Ariko umuntu akakubwira ngo ntuzakore ikosa byo kuzajya kujya guhura n'ibifi byanjye binini. Ako Kristo bene data, icyo gihe yamburishije umugisha, nanjye ndamubwira ati papa wanjye ni ukuri kw'Imana, kugira wemere ko Imana izanabara, sinzagume uruhu rwanjye rukanyaraye, ahubwo rugasa neza kubera Kristo. Sinjya kureba uriya muntu, sinjyayo pe. Hashize iminsi 3 wa mama, yari umumama, yaragarutse, araza ari kuvuga muri cace nyine kwa kundi bashima, aravuga ati gute ntumaho umukozi w'Imana ngaza ndebe ukansuzugura muri cace. Sikuru pastor yavuze se, yaravuze ati tutabiyongera turabiganiraho, ninjye wamubwiye kugira ngo tuzazane.
ngewe kubera ko bano bana barasabiriza urumva Ive Imana iguhe umugisha turashoje ngewe rero mfite ibintu byinshi nagiye mura nabyo kubera ubukene umuntu aba afite n'ubuzima tubamo bugatuma naho wagakuye umugisha ubu nta muntu nese ubu ninde wambuza kuvugana n'umuntu ntawe ubu mfite fone ubu umeze neza ntago ubu nibwo nasaba neza bene data ukorwaho amituro ndarikeneye rwose nanjye ndebe ko natera imbere ariko kirya gihe sha gukora ni ugukora kudakora ni ukurigosha Ive akoze cyane Imana iguhe umugisha kandi bajya banaca umugani mbere yuko wenda dusoza ngo kudakora ntakarye bakristo bene data tureke kubeshyeka ngo nujya gukora ni icyaha gucuruza inzoga si icyaha uwumva ari icyaha azane igitabo cyo muri Bibiliya aze hano ambwira ati gucuruza inzoga ni icyaha ahubwo muze muduteze imbere muze dusangire uranirimba rero hano buri wa gatanu ndaririmba hano bayita Kafeliyo niho nkora umuntu wese unyeneye yambona ntabwo ndi kwamamaza n'ubundi bazambona kandi baranzi akira ngushimire Ive wakoze cyane wakoze ni ukuri kw'Imana Uwiteka umugisha icyo nizera cyo nuko abantu badukurikiye batari buducire urubanza Ive gato cyane wenda mbere yuko dusoza arakone nibutse ugira indirimbo za gospel abantu bashobora kubona uririmba bashobora kuzibona gute nize nabivuze ndirimbo mu rusengero ndi umuhanzi usibye ko ari intambwe ndende ubu ngubu ndi umuririmbyi urimo indirimbo ziramya Imana meme no mu kabare ndirimbamo indirimbo ziramya Imana nabivuze ndimo ndashaka ubushobozi kugira ngo nkore amavideo kugira ngo abantu babashe kutubona ubu ngubu mfite video ebyiri ariko dukeneye gukora video nyinshi zibe kuri YouTube imwe iri kuri YouTube indi yitwa Utagushima n'indi iri kuri channel ya Ive yego iri kuri channel yitwa Ive Ndahiro yego iriho abantu bayirebe Utagushima n'inde kandi ikindi cya kabiri nawe rega wakorwa kaduha amafaranga tugakora video akoze cyane urakoze ariko nifuza yuko abantu bakora ukabona igihumbi wakoreye akazi kariko kose mukore Imana izabahera umugisha kuba utunzwe n'igihumbi bari mirimo wasabye y'amaboko yawe kuba utunzwe no gusaba ntago ari byiza ariko abaturusha ubushobozi nibadufasha nabyo bizaba ari byiza Imana ibaho umugisha murakoze cyane mwese baba dukurikiye Imana ibaho umugisha nari kumwe na Ndahiro Ive ufite n'amazina meza cyane badufollowing merci beaucoup sawa